Ese ubundi ninde wavuze yuko urukundo rudashobora kuba rwatuma ukora amabi yose? Ninde wavuze yuko urukundo rudashobora kukuyobora? Ninde wavuze yuko udashobora kuba wakunda umuntu nyuma yo kumukunda wabona ibyo uri kumukundira atari kubyemera hakaba hazamo ikintu kigendanye n'impfu za hato na hato? Ese ninde wavuze yuko umuntu ukunda utakwemera gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo yishime? Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza aho tugiye kugaruka kuri uno mwana w'umusore witwa Morgan wakunze umwana w'umukobwa ariko agasanga umwana w'umukobwa ntabwo yakiri single searching, ubundi agakora ibyo ari byo byose kugira ngo abe yakwegukana uwo mwana w'umukobwa. Mbahaye ikaze rero kandi mbifurije kugubwa neza mwe gukurikirana bino byegeranye binyura kuri no muyoboro mugari YouTube channel witwa MK and Kamariza. Mbibutsa ngo mubanze mu kandi subscribe kuri no channel kugira ngo tuzajye tubasha kubana n'ubundi nk'ubusanzwe. N'umuhungu wanyu Gisiguri Gasiritsukura no kurutsindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira, umusamariya wihebeye ibyegeranyo. Saizi ngizi duhuriye ahangaha hari icyegeranyo nabateguriye kivuga ku rukundo ariko kigaruka kuri no filime y'umusore w'umukire ikinamo bano bavandimwe barangije kwifatira imitima y'abantu. Umuvandimwe witwa Josie yagize gutya ubundi arangije akundana n'umwana w'umusore, urukundo yewe rurangije ruragenda rufata indi ntera, urukundo rurakomera cyane. Uwo mwana w'umusore aramukunda ndetse n'uwo mukobwa yakunze amuhereza umwanya wo kuganira nawe, birangira bose bigaruriye imitima yabo. Bose bakomeje kugirana urukundo rudasanzwe, yewe bakazajya bapanga gusohoka, bagasohoka yewe bakagenda bakaryoshya ku mazi, bakicara bakaganira. Nyuma y'ibiganiro ubwo nyine hari byinshi byakorwaga kugira ngo urukundo rukomeze kubagarirwa, ubundi koko urukundo rukomeze kuba urukundo rukomeze kwiyongera. Mwibuka haruguru gato yuko aho kubira kugira ngo urukundo rukomeze kwiyongera rusaba ibiganiro kandi rugasaba kubagarirwa ndetse rugasaba no kwizerana. Nyuma yuko gukundana rero nibwo hajemo akantu k'umuvundo ubwa wa mugani wa nyandirimbo y'umunyarwanda wagize gutya akaririmba ngo akanyamuneza ni keza mu rukundo, ariko cyane cyane iyo hatajemo akantu k'umuvundo. Yewe haje kuzamo akantu k'umuvundo wavuga ko katewe n'umugabo witwa Morgan. Morgan nibwo yagize gutya akunda uwo mwana w'umukobwa ariko atinya kubimubwira, ariko buriya umunyarwanda aciye umugani mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo agasore katiraririye ni karongora inkumi. Morgan yagomeje kwifata ariko kwifata biza kurangira n'ubundi bimunaniye, aza kwishyiramo akanyabugabo, aza kubwira wa mwana w'umukobwa yuko amukunda ariko umukobwa aza kumwumvira ubusa. Aho yabimubwiye muri aya magambo yaramubwiye ati, umva mwana wa mama, umukobwa wanjye witwa Josie, nagira ngo nkubwire yuko nkukunda kandi urukundo ngufitiye ndumaranye igihe kirekire, nari naratinye kubikubwira ariko saizi ngizi ngize gutya, reka nkubwire yuko nkukunda kandi ndashaka yuko unsubiza bidatinze. Uwo mwana w'umukobwa nawe yaramubwiye ati, rero reka nkubwire, nagira ngo nkumenyese yuko natakiri single searching, narangije gufatwa kera. Hari umwana w'umusore dukunda tumaranye n'igihe, yewe aho turi gupanga kuba twategura ubukwe ahubwo tukazabatumira. Umusore witwa Morgan yagize gutya ahita agwa igihumure, aravuga ati, se ibi ni ibiki biri kumbaho? Ese kuki nagukunze urudashoboka iyo nza kubimenya? Ubu ngubu simba narabivuyemo nkaba nakwikundira undi mwana w'umukobwa. Ati rero saizi ngizi reka mbivuge muri aya magambo, nagira ngo nkubwire yuko kureka bitazanyorohera kandi kureka bitazabisanzwe, nzakora icyo nshoboye cyose kugira ngo tubashe kwibanira. Umwana w'umukobwa akimara kumva ayo magambo umusore Morgan amubwiye ntabwo byamutunguye, nawe ntiyatinze kumusubiza. Yahise amubwira ati, nanjye biragoye kugira ngo mbe nareka umwana w'umusore dukundana kuko tumaranye igihe. Haruguru gatoya nakubwiye yuko twenda gutegura n'ubukwe ndetse tukabukoresha, ahubwo rero Morgan reka nkubwire, nimba warankunze itegure kubona invitation yanjye kuko ubwo ngubwo nawe biragaragara yuko buno bukwe ugomba kuzawutaha. Morgan ibintu byaramucanze, abuze uko abigenza, agera gutya apanga umugambi mubisha rwose.
nyuma yo gupanga umugambi mubisha nibwo yageze gutya ashaka abasore batatu wavuga yuko ari abagome rwose, abagome nyabagome. Ubundi barangije bapanga gushimuta wa mwana w'umusore. Uwo mwana w'umusore baramushimuse bamujyana uwa batatu, hiyongeraho na Morgan wa kane. Murabizi neza yuko bamunyujije ahantu mu bishanga rwose wavuga ko hateye ubwoba. Baragenda bagiye kumunaga mu mugende, ubwo bari bamufashe bamuziritse amaboko yombi bayahuje n'inda, reka sinakubwira umukamba w'inda wendaga gucika. Nyuma y'aho ngaho yo kuzirikwa, yo gushimutwa, ubundi akanyuzwa mu buzima bubi bikomeye cyane. Baramufashe ubundi barangije bamujyana ahantu ku cyuzi isuku mucubiza ye, baramucubiza biratinda birahava, maze umwana w'umusore sukunywa amazi bamumirisha nyeri ahamamo, yewe aragambanirwa bidasanzwe, aho yaragiye kwicwa ariko birangiza n'ubundi Imana ikinze ukuboko bamuvanamo akiri muzima. Ushobora kwibaza haruguru gatoya ngo yaziraga iki? Arazira gukunda umwana w'umukobwa nawe akamukunda, nyuma y'uko kumukunda akaza gukundwa n'uwo musore ngo ni Morgan. Uwo musore ngo ni Morgan yabibwira uwo mukobwa akamwanga kubera akunda uwo musore. Niyo mpamvu uwo musore yaje gushimutwa. Uwo musore yamerewe nabi cyane. Nyuma yo kumererwa nabi nibwo Morgan yagize umwana w'umukobwa w'umurundi, arangije amugisha inama. Mwibuka haruguru gatoya yuko uwo murundi yari umukozi wa Morgan. Yagize gutya arangije arakubaza ati buriya nubwo bwose uri umukozi wanjye ariko byanga bikunda ushobora kuba uzi ubwenge, ushobora kungira inama ku mwanzuro nshaka gufata, uwo mwanzuro nkawufata nahubutse. Yagize gutya abivuga muri aya magambo ati uri umukozi wanjye ariko byanga bikunda urakuze, ahangaha niyo mpamvu ngira ngo ungire inama. Nakunze uriya mwana w'umukobwa nsanga yarafashwe, ngira gutya nshimuta uriya mwana w'umusore kugira ngo ndebe ko nakwigarurira umutima w'uriya mukobwa, ariko na n'ubu ngubu rwose nagira ngo mubwire ko nta rukundo na rukeya amfitiye. Ese bigende gute kugira ngo nigarurire umutima w'uriya mukobwa? Uwo mukozi we yaragishije inama, yagize gutya aramubwira ati kugira ngo wigarurire uriya mutima w'uriya mwana w'umukobwa ugiye kumusarisha umwirukanse ku musozi, namara kwirukanka ku musozi azagaruka koko ubwenge bwaragarutse ku gihe. Amugiriye iyo nama umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya aramwumvira cyane, amutega amatwi. Yewe nyuma yo kumutega amatwi yahise amubwira ati byanga bikunda wowe uri igicucu, nagiye na kimwe nzigera nongera gukenera inama zawe, kuko inama zawe nizo kuruha umuntu. Nimfata uriya mwana w'umukobwa nkunda kuriya nkamuhindura ikigoryi, nkamuhindura umusazi, nkamwirukansa ku musozi, ese urukundo ruzava he? Uko azahita ata ubwenge? Njyewe azankunda gute? Azankunda ari uko bigenze gute? Ati niyo mpamvu inama zawe size ngizi nge ndi kubona nzanze rwose. Iyo nama ntuzongere kuyingira nimba ushaka ko natazakumena urwagashya. Kamariza mu marira akomeye cyane, Kamariza mu marira menshi, nibwo bagize gutya. Ubundi arangije agenda yicara mu ntebe, yewe sukurira biratinda. Ubundi haza umwana w'umukobwa, ndetse yewe nta nubwo akiri umukobwa ahubwo size ngizi yahindutse umumama. Araza aramubwira ati se wabaye iki ko ndeba utamerewe neza, ikibazo ufite ni ikihe ngo mbe nakugira inama? Mwibuka haruguru gatoya yuko uwo mumama wabazaga Kamariza ni umurundi kazi, naho Kamariza yifitiye ikibazo cy'umugabo we wamwanze, babanaga bakundana, ariko nyuma uwo mugabo we akaza guhinduka rwose, aho yagize gutya agahinduka ngo nk'igicu cy'imvura. Niko Kamariza yabivuze muri aya magambo ati nari mfite umugabo mwiza cyane rwose dukundana, unkunda nanjye nkamukunda, ariko nyuma yaje kugenda ahinduka gake gakeya, aho yaje guhindukira rimwe na rimwe, bimwe bavuga ngo umuntu ahinduka nk'igicu cy'imvura. Yewega Kamariza nibwo yakomeje kurira mu marira menshi. Inyuma hahise hakurikiraho agace k'umwana w'umukobwa wari ufite kontake ashaka kwitwara mu modoka ngo ibintu by'urugo rwe biramurambiwe. Ushobora kwibaza se ubundi yashakaga kwitwara muri iyo modoka yari ayizireka? Reka byari bimeze nko kwiyahura. Ese ubundi Anita we reka nkubaze, iyo urugo rukunaniye nuko nguko ubigenza?
uramenye muko ucisha make kandi wige kwihangana kuko ibyo bintu byagukorera ishyano. Anita yakomeje guhana n'undi mwana w'umukobwa bari kumubuza kugenda, ubundi harangije hazamo umusore witwa MK original si kumugira inama, MK mugira inama, ariko umukobwa iyo nama ko yumva biba urugamba. Nuko nguko filime yaje kurangira, iyo episode irarangira. Reka mbashishikarize gukurikirana episode izakurikira, ejo izanyura kuri no muyoboro mugari we YouTube channel. Icyegeranyo nk'iki ngiki nk'ibi ngibi nakagaruka binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel twa MK Kamariza. Mbibutsa ngo mubanze mwongera mukande subscribe, mwege mutarakanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana muri bino byegeranyo mbategurira.